Ya ladies and gentlemen, mbaye ikaze kuri ST20 Media Lab. Iyi ni shere musanzwe mukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye birimo na Tugane Science. So uyu munsi rero twaje by'umwihariko mu bundi buryo budasanzwe. Mwambonye nambaye uniforme bigaragaza ko ndi n'umunyeshuri. Hano rero by'umwihariko turi iruri ni ku ishuri rikuru ry'ubuzima ry'iruri ryigisha ibijyanye no guforomo n'ububyaza. So uyu munsi rero nanone by'umwihariko ikindi kintu mwamenya, turi mu birori bikomeye. Sinzi niba muri kumva icyo kintu. Turi mu birori bikomeye kuri iri shuri, aho turi kwizihiza ibirori by'umubyeyi wacu akaba vice chancellor, akaba ari nawe uhagarariye iri shuri mu rusange. Ni yubile y'imyaka 25 ishize umubyeyi wacu ahawe ubusaserdoti. Rero uyu munsi twegereye abanyeshuri by'umwihariko biga mu mwaka wa gatatu kugira ngo batubwire imbamutima zabo nizihe, ese ni iki bamwigiyeho. Ibyo byose muraza kubikurikirana kuri iyi chaîne, niyo mpamvu mababereye. Rwose rero reka twakire uwa mbere, turamubaza ikibazo ariko reka abanza twibwire kugira ngo n'abantu bose badukurikiye bamanze bamenye se ninde ni muntu ki. Papa kiri. Murakoze, nitwa Christine Uwimana, niga mu mwaka wa gatatu. Wow, arakoze cyane Christine. Cyo ngiye kubaza ntabwo gikomeye. Biri na mbere twahoze tuvuga ngo turi kwizihiza ibirori by'umubyeyi wacu cyangwa se umuyobozi w'uru rugo nkuko dukunda kumwita, ariko se ubundi iyubire ibi birori bikubwiye iki nk'umunyeshuri? Murakoze cyane, turishimye kuri uyu munsi w'ibi birori by'umuyobozi wacu wizihije yubile y'imyaka 25 amaze ahawe isakamento ry'ubusaserdoti. Muri uyu munsi bongera kutwibutsa kandi tunashimira Imana ko yatoye umwe muri twe kugira ngo atuyobore yaba mu buzima bwacu bwa buri munsi bw'amashuri ndetse no mu buzima bwa roho. Yego, turishimye cyane. N'ibyishimo n'iby'agaciro, ariko kubera ko dufite n'abandi bantu bagiye batandukanye, reka twakire n'undi munyeshuri ntekereza ko nawe afite byinshi twamubaza, ariko mbere na mbere ntabwo twagira ibindi tuvuga ataramaza kutwibwira. Ese witwa nde ku bantu badukurikiye bwa mbere bamenye ngo ninde turi kuri kano kanya? Bakwakira. Go, murakoze cyane. Yanjye nitwa Patrick Hakizimana. Nanjye ndi umunyeshuri mu mwaka wa gatatu byaza. Patrick, ndakwakira kuri ST20 Media Lab. Murakoze cyane. Ikibazo cyane ntabwo gikomeye, njye ntabwo mbaza ibintu bikomeye. Ndakubaza ni ese ubundi imiyoborere ye yagiye bafasha gute muri runo rugo mu myigire yabo mu buzima bwa buri munsi? Murakoze. Imiyoborere y'umubyeyi wacu ni imiyoborere ifite aho ihuriye cyane n'imibereho myiza tugira muri uru rugo. Umuntu yavugamo nk'impanuro ahora tugezaho buri gihe, zose zigamije kuzamura ubuzima bwabo, ubuzima busanzwe ndetse n'ubuzima bwa roho. Umuntu hano yatanga n'ingero nyinshi. Murabizi umubyeyi wacu ni umuntu ukunda kuvugisha ukuri. Burya iyo akubwije ukuri bucyashye bishobora kukurya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko burya ukuri kugira byinshi gukemura. Ikindi ni mu masomo, ni umubyeyi uhora udushishikariza gusoma cyane, kuko burya gusoma cyane ni ishingiro rikomeye ryo gutsinda k'umunyeshuri ibyo yaba yiga byose. Rero kuri iyi yubile yiwe y'imyaka 25 amaze ahawe ubusaserdoti, ni ikintu cyongera kutwibutsa impano Imana yamuhaye ndetse n'urukundo abikunda ndetse natwe tumukunda mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze cyane. Yego, arakoze cyane Patrick. Noneho tujya kwakira undi mukobwa mwiza cyane undi imbere rwose, reka atangira twibwira ku bantu batamuzi bamanze bamenye ese turi kumwe nande. Twakwakiriye. Okay, murakoze Steven. Amazina yanjye ni Shimwe Mari Binaho, niga hano muri Riha Institute of Health mu mwaka wa gatatu byaza. Wow, arakoze cyane Brineho, niba mbivuze neza. Yego, ikibazo ugiye kumubaza ntago ari byinshi. Ese ni kimwe mubwira kuri uyu munsi? Bavuga ibintu bigiye bitandukanye, wowe ni cyo mubwira nimba mutima za kuri uyu munsi yamusha? Murakoze cyane. Icyo nabwira umubyeyi wacu Padiri wacu vice chancellor nuko twishimiye kuba twagira amahirwe yo kuba agize isabukuru y'imyaka 25 mu butumwa bw'ubusaserdoti, ariko turi kumwe nawe hano ku ishuri. Kirengaho ni nk'urugero rwiza kuri twe nk'abanyeshuri. Mu minsi imbere tuzagira imihamagaro itandukanye, ariko n'urugero rwiza tweretse ko mu muhamagaro tuzagira mu buzima bukurikiyeho nyuma y'ubu ngubu twazabukora dukomeje, kuko imyaka amaze mu butumwa bw'umusaserdoti abenshi mu bari aha ngaha nta nubwo turayigira mu n'urugero rwiza kuri twe. Murakoze cyane.
Yego, Bruno arakoze cyane, ngira ngo atubwiye byinshi bigiye bitandukanye koko twagira ubuntu bwo kuba ino sabukuru ibaye rwose turi hano n'iby'agaciro. Tugiye kwakira undi muntu ukomeye cyane, namubonye rwose nanjye mbanza kuvuga ngo ahari umuntu sinzi bimeze bite, ariko n'umuntu ukomeye. Reka tumwakire manza twibwire, yibwira abantu badukurikiye, ubundi turamubaza ikibazo muri rusange. Muri murakoze cyane Steven. Amazina yanjye ni Profen, niga mu mwaka wa gatatu ububyaza icyiciro cya kaminuza, ndi umuyobozi w'abanyeshuri muri rusange. Wow, nabivuze mugira ngo hari n'ubu twenga, ariko wumvise ko ari CP uhagarariye abanyeshuri, urumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Bivuze ngo ibintu agiye kutubwira biraza kuba biri kuri high level cyangwa se biri rwo hejuru. Ngiye kubaza ikibazo nyine nk'umusepe byanze bikunze umuhagarariye abanyeshuri, ikibazo nakubaza ntabwo kimeze nk'icy'abandi. Yego, ese ndikwibaza, ese niki mwungutse nk'abanyeshuri kubera kuba hafi yiwe? Mwagiye muvuga ko umuntu wagiye yego bagira inama mu buryo butandukanye, ariko se by'umwihariko nka CP niki mwungutse kuri we nk'abanyeshuri musanze? Urakoze cyane. N'ubundi ndabanza kwifuriza umubyeyi wacu biri nziza, imyaka 25 amaze ari mu sacerdoti. Uravuze ngo niki twungutse ku mubyeyi wacu? Ni byinshi cyane, ariko nakibanda nko ku bintu bibiri by'ingenzi. Ikintu cya mbere navuga nk'uhagarariye abanyeshuri, hari twari tuje gushaka ubwenge cyangwa se tuje kwiga. Akunda kutukangurira cyane kwiga, by'umwihariko dukoresha isomero. Twubaka isomero ryiza, aduha no kurikoresha by'umwihariko nk'abantu twitegura kuzavamo abantu bakomeye ejo, biga icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Tugomba gukoresha isomero, yaradufashije adukangurira kurikoresha kandi bibyara umusaruro. Abarimu babo urugero kubihamya. Nicyo navuga cy'umwihariko. Ikindi navuga, twaje hano nk'abanyeshuri duturutse ahantu hatandukanye. Rimwe na rimwe maze no kubona kwiyadapta ku kigo cyangwa se kuba mu kigo mu buryo bukwiye, ariko yagiye atuyobora atubwira atuye indangagaciro zatuma tuba mu kigo, byatugejeje kure. By'umwihariko ajya akunda kutubwira ikintu ngo gerageza ube umunyeshuri ushoboye kandi ushobotse. Yego, ibintu bidufasha gukomeza kuba abanyeshuri beza kandi bazatanga umusaruro, bazavamo n'abaganga b'ejo hazaza beza. yego, Yego, murakoze. Reka ngushimire CP. Murakoze cyane. Twese rero reka twakire undi muntu ukomeye cyane, nawe byanze bikunze hari byinshi agiye kudusangiza ku buzima bwe muri iri shuri, by'umwihariko ku munsi mukuru nk'uyu wa yubile y'imyaka 25 umusaserdoti vice chancellor amaze abugezemo. Rero before yuko tujya mu bintu byinshi, reka tumaze tumwakire atwibwire, yibwire n'abantu bakurikiye muri rusange. Ikaze. Murakoze. Amazina yanjye ni Angelique Manirora, kandi umunyeshuri wa mu mwaka wa gatatu ubutunzi. Arakoze cyane Sepine Manirora. Tumaze kwakira CP, tuwakire na Sepine iby'agaciro. Rero ikibazo ngiye kubaza umura ntabwo ari ikibazo gikomeye. Ndakubaza isundi ni iki mwifuza mu gihe kiri imbere, mu gihe kizaza, nko muri uru rugo muri rusange? Murakoze. Icyo tumwifuriza nko mu gihe kiri imbere, icya mbere turabanza tumwifurize yubile nziza, imyaka 25. Nyuma yo kumwifuriza icyo ngicyo muri rusange, hari byinshi twamwifuriza ku bijyanye n'ahazaza. Cyane cyane turamwifuriza ubuzima bwiza buri imbere, imigisha myinshi, ndetse muri uyu muhamagaro afite akomeza tubere urugero nk'uko bisanzwe. Mbese muri make n'ibyo ngibyo. Murakoze. Reka ngushimire Sepine. Namwe rero kamashimire mwe mwabanye natwe muri kino kiganiro. Twizera ko hari byinshi mwamenye ku buzima bwe, ndetse dukomeza kwifuriza umubyeyi wacu yubile imyaka 25. Tunifuza ko n'imyaka 50 rwose igihe uzayiserebrera tuzaba turiho, tuzaba tuje kugira ngo tubane muri ibyo birori. Reka mbashimire rero, ikiganiro nakagaruka kuri ST20 Media Lab. Nawe utaha ndabashimira.